ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze, muracyakomeje kuba mumeze neza nyine, ko namwe nyine mubona ko meze neza, ariko nta nubwo mwanambwiye ko meze neza rero. Nshaka kugira ngo noneho tuganire kabisa. Abagabo benshi cyangwa abasore benshi mukunze gukora ikintu bita gucumita. Ni ryari ucumita? Ni ryari uba ugomba gufata igihe cyo gucumita umugore cyangwa se uwo musheri wawe? Nuvuga ngo nicyo nshaka kugira ngo mbaganirizeho neza. Hari uburyo tubikoramo ugasanga bitameze neza, hari uburyo urongora uri gucumita ugasanga ntabwo ari umwanya wabyo, sibyo? Kubera yuko utigeze ubaza umugore ngo nkore gute. Nuvuga ngo muri cya gihe rero uri kurongora, muri cya gihe uri kurongorwa, ucumita ryari? Ucumita iyo ushaka kugira ngo uruhure cyangwa se wungikanye muri zimwe muri posteri muba mwakoze. Ucumita iyo nanone wowe ubwawe, iyo umaze kunyaza nk'umugore, biba bisaba kugira ngo ushyiremo akantu nyine uze umucumite. Urumva? Ntabwo uzahera nonaha ngo nurangiza ufate imboro ucumite ngaho, oya. Uba ugomba kumenya ko murafata agapoze, mugafata umwanya, mugahindura n'utundi tuntu. Hari uburyo njya mbona muri kubigenza ukuntu nyine ibintu mwabitwaye gakeya, hari uburyo nyine, hari ukuntu nanjye mbyumvereka. Uba ugomba kwitwara gutya, uba ugomba gufata imboro yawe ukayitwara neza, uyishyira mu gituba, ukamunyaza. Wamara kumunyaza bimeze neza kwa kundi warangiza umaze kumunyaza wongera ukamucumita kugira ngo yongere agire mood yo kugira ute, yo kunyazwa. Ngo gucumita bisaba kuba ugomba gutegura ko ugiye kubikora. Urumva? Uburyo bubikoramo rero hari igihe uba ubona atari bwiza. Utangiye nyine no gucumita, nta kantu na kamwe wigeze uhindura, ntiwigeze umubwira uti zamura akaguru, yego ugiye gucumita, ariko iyo aguhinduriye akajya agenda aguhereza ubwisanzure, uba usanga ibintu bimeze neza, ariko ntabwo urumva ko biba biri bose nkaho wagiye ukifatira umwanya wawe wose uri gucumita. Uzafata igihe cyo gucumita, ufata igihe cyangwa se umwanya wo gucumita, kubera yuko ugeze mu rugero rwo gucumita. Uri kurongora nibyo, uri kunyaza nibyo, aguhaye inyuma uracumita, ariko kubera ko ari wo mwanya wo gucumita. Inyuma uretse gucumita no kuba wanyarizayo nta kindi, ariko ukamenya ko umugore uri kurongora akeneye akantu, akeneye kuba ashobora kukwibohoraho, akeneye kuba ashaka kukumva, nubwo ari kukumva ariko ntago umwanya wose ari ugucumita. Erega ushobora no kuba muri hejuru gutyo, uri kumurongora nyine, uri kumuswera, ukamuhereza wenda nk'akarimi. Iyo umuhaye kano karimi rero usa nkaho umugomeshejemo ukuntu, nibyo. Hanyuma ugahita ugaruka ukamushyiramo imboro, ukamucumita rwose akumva ameze neza. Yumva ameze neza cyane kuko aba yishimye byatara, aba yumva umubiri we umeze neza, sibyo? Ntago aba yumva ko umuhaye umwanya munini uri gusunika bya buri kanya. Ibyo ntago bigenda neza kuko ushobora kumunaniza, ushobora kumubangamira. Nshaka kukubwira neza ko gucumita bigira umwanya wabyo, sibyo? Ntago niba utanyajije, niba utambwiye ngo mpindurira, mu guhindura ngo wenda kano kagura abe yagakura agashyira ahandi hantu, kamufatire cyangwa se akifatire, cyangwa se aryama kwereka ko byibura aguhinduriye. Mufate ku gapoze, hanyuma umucumite mu gihe gikwiye, umurongore mu gihe gikwiye, niba unyaze mu gihe gikwiye. Gucumita bigira igihe, gucumita bigira umwanya, sibyo? Ntabwo ibintu byose ari uguhora
ese nutamuhindurira uzumva bimeze gute koko? nawe ubwawe ni hahandi utangira kubabara umugongo. Nta gihe wigeze wihereza na gitoya. Ngenda bikunda cyane iyo wenda ndi kuganira n'umugabo wanjye, kuko mba ngomba kumwisanzuraho wenda mu gihe turi mu buriri hano. Nicyagiye nyine mba ndi kumubwira utuntu twose, mwanishiri tubigenze gutya, kuko ntabwo wajya kumugaburira iyo ndyo imwe. Ego kumano, wigeze ubona umugabo uhora ari kurya ibishyimbo gusa utamuhinduriye koko? Icyo gihe rero nuvuga ngo ndakomeza mbwira umugabo, kuko gucumita bigira igihe cyabyo. Akaba ari umugabo ugomba kujya yiyemeza, akamenya ngo ntabwo azajya aratangira ari gucumita ngo asoza ari gucumita. Fata igihe nyine ugende uhindura utwo tuntu twose, ugende wumva neza ko gucumita utazajya ubikora buri kanya cyangwa ngo uhozeho. Mpora mbaganiriza mu biganiro byinshi cyane, niyo mpamvu nshaka kugira ngo niba nakubwiye kimwe uyu munsi uhita ukururana kandi nagiye nkubwira, kugira ngo ugende ugahuza n'ibyo ugomba gukora. Gucumita ntabwo ari byiza kugira ngo ufate umwanya munini wo gucumita. Ushobora kumucumita akakurambirwa, hahandi uri kumucumita ukumva yumye. Wamucumise cyane igituba ntabwo kigikeneye kwirekura kubera uburyo wagishyuhije wakinanije. Ayo mazi se aragaragara gute? Ayo mazi araboneka gute niba imboro iri kugeramo buri kanya? Gucumita rega, gucumita uburyo biteye n'uvuga ngo impamvu mbibabuza kuba mwabikora gutyo, uvuga ngo umuntu ucumita ni wa wundi urongora yihuta, usunika imboro ukumva ari gukubita cyane ariko byahatari. Ariko wa wundi ucumita yimereye gutya, agenda gutya ni sawa, ntago binaniza. Ntago ari ibintu bivangana. Umuntu ucumita kuriya atuma umugore yifunga. Ari wo warongora kuri agahita yikanga, mu kanya wakongera kumurongora bikanga. Gucumita ntago ari sawa. Gucumita ni ibintu bisaba kugira ngo ubihereze umwanya. Umenya ngo ndacumita ngeze kuri iki, maze gukora iki ngiki. Ntago wahera ugishyiramo imboro ngo uri gucumita ngo bikunde. Mwabagabo mwe wenda mushobora kuba mubikunda, ariko jya ushyiramo wongera uvuga uti ngiye kumunyaza, sibyo? Umunyazi yumve ko nta kibazo afite, wongere umushyiriremo akantu nyine, wongere ufate imboro umucumite gahoro gahoro. Ucumite cyane bita gucumita, nibyo bita gucumita mbese. Umuntu acumita rero muri icyo gihe, byagenwe. Muri icyo gihe byagenewe, ntabwo umuntu ahera, ntabwo waba uri kurongora igiti, waba ucumita igiti koko? Umugore utaruhuka ntabwo abaho. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo iyo mboro yawe witware neza, uyirongoze neza, uswere umugore wawe neza rwose. Imboro ujye uyikubitamo wumva kuri gukubita mu gituba cyisanzuye. Imboro uyikubitemo wumva ko uri gukubita mu gituba gifite amazi, mu gituba kigukeneye, mu gituba gishyushye kiryoshye. Ntabwo uzajya gucumita ngo wumve neza ko ubuzima bwawe bwose ari ugucumita gusa, uzivuna umugongo. Nawe ushobora kumurushya, ugasanga uri kumubangamira, ntabwo ameze neza. Muri icyo gihe atameze neza, urumva ushobora no kumuca ibisebe, kubera ko ntabwo mu gituba cy'ubuzi ngo bimeze gute. Ntabwo muri wowe uba wumva neza ko wenda we yagira ikibazo, ariko ubwo bubobere aba afite buba bugusaba kugira ngo utuntu twose murimo gukora mube musa neza, mube mukeye, mube mwumva ko mumeze neza. Umucumite wumva ko nyine aryoshye, ukomeze nyine umucumite muri icyo gihe byagenwe. Ucumita umugore byagenze gute? Umucumita nyine muri cya gihe wumva ko afite ububobere, muhindurire nk'uko nabikubwiye. Ntabwo mbatindira rero, mba nshaka kugira ngo mvuge dukeya muri bubashe kubika mu mutwe no ku mutima. Niyo mpamvu mba mbasezeye mvuga ntimukore subscribe, babuza kujya mwereka bano bana batoya amavideo ntabwo aba ari sawa. Murakoze cyane kandi ndabakunda.